mama nshaka kuzamura telefone urumva ushaka telefone yo kumaza iki se ku kiri mu ishuri ese ishuri ryo ritunga telefone cyangwa umuntu utunga telefone uzi ko ufite imyaka itageze no kuri 18 kiri mu ishuri utagomba gutunga telefone kubera iki se neza hari umwana wari gutunga telefone abana twiga na soko barazifite reka neza ubwo bazinjirana muri classe bakinjira bazikoresha basohotse nayo bazikoresha nsohotse ntabwo rero najya mumenyesha ko utemerewe gutunga telefone uracyari ku ishuri woza kuyifitara njye nmenese nawe ushaka gutunga telefone nkanjye abishaka nyine kandi ntabwo nshaka birabwa make shaka Infinix nzatunga iPhone nawe utunga Infinix nyine icyo bitwaye se reka nkubwire rero Briera wanjye nkunda ntabwo wemerewe gutunga telefone utarasoza kugera gute kwiga ugomba kubanza kwiga numara kwiga nzakugura telefone yawe ushaka Gose ya myaka yose nzategereza imyaka yose ubone kungura telefone cyane rwose niko bimeze wibitinda aho we nazuyaza ntayo nzakugurira umurimo wawe nuwo kwiga nta kindi ushinzwe ugomba kwiga wamara kwiga nkakugura telefone sibyo mama ntabwo nzategereza nta myaka 18 ufite ngo uratunga telefone ubwo rero garukiraho reka nanigendera ndumva ntazi ibyumbereyemo umurimo wawe nuwo kwiga nagutumye kwiga ntabwo nigeze ngutumye iki telefone nusoza kwiga nibwo nzayikugurira kanigende nzakora ibishoboka byose nzayigurira wenda amafaranga nzayikwiba Vanessa Karame Waramutse mama Waramutse Aruke cyane Tutsi byakwishe Yakwasigaye mbana zo kumuri kwitwara Kutasema kandi abadafite ukuntu twitwara neza nkabona ntabwo ufite umuco sinzi agakungu ufite muri neza manjye nagakungu mfite kunje mu by'inkungu mbona abakobwa bo iyo mwinjiye mu by'inkundo munanirana ntago akagera igihe utarabyuka ahubwo mareka mubwira rero hari umuhungu dukundana ariko afite imico mibi na discipline agira waberetse se gukundana waberetse gukundana ukabanza ukagira aho ugera ukabanza ukamenya ubwenge ukabanza ukiga ukaraka ejo aho haba hasiba nangiye kumureka na discipline agira imico mibi agira imyitwarire mibi umubonye bari gucira hasi oya gucira hasi ntago ari umuti ahubwo ari ukuntu umuntu aba ariko yarezwe ariko yitwara buretse rero ibintu byo gukundana banza wiyigire niburiye ko wagira akazi nayo byo gukundana nonanga mwana ntago ndigushimiye mama nangiye kwiga neza sinde mbona akazi tuzubaka inzu nini irenze iyi ngiyi urabona ko aka kazi kacu ari gatoya nanjye nubwo turi abakene ariko ntabwo nakundana n'umuntu utagira discipline ubona atitwara neza afite inshuti nyinshi se arafite inshuti nyinshi zinywa ibiyobyabwenge ibitabi bya bindi byose bibyamugo byose cyangwa nzamureke karibu Mama Vanessa Karame muraho amakuru neza Meze ute uraho Vane amakuru turakwishimiye kudusura nanjye nambaga mbakumbuye muri amahoro mu rugo natwe turamurigana n'umukobwa wawe ntabwo turase ngo nicare nkubwire inkuru ahubwo mpanika kwegera kangane n'uyu mubyeyi karibu Mama Vane cyangwa umunwa wandyaga yego se umunwa wandyaga uriya mukobwa wawe namusanze ahantu ku giti hari haruguru ari hasomana n'agahungu ariho basomana n'ahantu ku giti ari byari agahungu k'imbwa ariko ndamubeshya ariko nubwo ari nawe uhari ariko ndaza ibintu byinshi
ndamubeshya uko bigenda kose kandi ari byo se nambaza ngo iyi misatsi yabaye gutya kubera iki ubu biri bugende gute ariko ntabwo ndabura icyo musubiza ndarushye rwose niba hari umuntu uhari mwana we umunaniro koko mwana Jamil uri hano ukora iki ko utari ku ishuri urwaye iki urasuta uyu musatsi urasuta nyine mama nabajije tica namubaza ati mpinde umusatsi hari ikibazo ariko narumiwe mama Jamila narumiwe iki ndeba uyu musatsi ubu si cyo bakwirukaniye oya nicyo bakwirukaniye naramubajije ndaje mpamagare directeur iki nabajije tica aranyemereye ndumva ari wowe ubigizeho ikibazo gikomeye cyane none ubwo ngubwo kuki utari ku ishuri noneho uvuze ko uri buhamagare diregiteri umuhamagara nawe arabizi ko ndwaye urananiye mwana wanjye ngerageza ibishoboka byose nkaguha icyo ukeneye nagushyize mu kigo cyiza none ndebera ibintu uri gukora n'iyi misatsi uri kugira gutya ndebera iyi misatsi wakaraze furaze nkayikuraho ku ishuri biremewe niba naragushyize mu kigo cyiza ntabwo biguha uburenganzira bwo gukora ibyo ushaka iyi misatsi barayigana harimo n'abandi bana bafite imisatsi ndaramuka nsanze ari wowe ufite amafuti urambona niko nkubwira kandi narabibajije tica none n'iki kigutahanye nkaba numva ari wowe kuko nakohereje kwiga n'iki kigo amakuru yanjye amakuru ni meza nuko nabahabwa aho ngaho umuntu uri kunca narabuze uwo nabwira ibyo nabonye warambuze bafite n'akazi narabuze uwo nabwira ibyo nabonye uzi ka gakobwa kawe Vanessa nagasanze kari gusomana n'agahungu k'imbwa yawe iteka we nararibonye narakiboneye inshuti yanjye Vanessa nagacyumva Vanessa nta murimo aha Vanessa byukiri ryashakiye nkayoberwa impamvu kamutwaye umutwe umurwa n'uruhande rwose namusanga n'agahungu k'imbwa nikiga kabura umugi kabura inzoga kabura ibiyobyabwenge none kasariye mu mugira ne Vanessa wanjye yamugira ne Vanessa ko nabyiboneye mbona nkubone umwana ntanyumve umwana ntanyubahe umwana akava ku ishuri atari igihe yaboneye ngo Vanessa ndamukorera iki tujye inama yese inshuti yanjye umva inama nakugira Vanessa mwicaze muri salo umubwire umuhane ni wanga n'akazi kawe numvaga ashaka azajya kure numvaga ashaka Vanessa kazangira umumaro numvaga ashaka Vanessa kazanyubakira inzu numvaga ashaka Vanessa kazangabura nkashira inzara none Vanessa ariko ntacyo nanjye ndi umubyeyi ndaje mwigishe no gusenga Vanessa ni umva nasanze ni indaya oya ntabwo umushinja umwana wanjye yemaye kandi nasanze asomana n'uwo muhungu ushinze umwana wanjye nubwo Vanessa yakitwa inda wenda arabitangiye ubu kandi nasanze asomana nawe ndafatira hafi yamwegetse ku giti ndamufatira hafi ntangiye kwerekwa ku giti ko kubaka akanya nihajye kura ari mu myaka 14 ntabwo arakura yagiye rero nta nubwo arageraho kubaka urugo nta nubwo arageraho gushaka abagabo Vanessa ni mata yakunda afatira ahubwo njyewe ninojya kumubona nzamukubitana nako gahungu cyangwa se umpamagare ufate nomero yanjye nzamukubitana nako gahungu umpamagare nanjye nze nk'umubyeyi nako gahungu tugafate turebe ibyako cyangwa tugamagare polisi uriya mukobwa ni mwiza ari kuzasabwa ukabona urugo rwiza bagashaka umuzungu umwana wanjye agomba kuzangira umumaro nshaka kuba heza kubera umwana wanjye nshaka gusa murakoze rero reka ngende ndabona bwije ngiye guteka sanga aho genda murakoze kugeza ayo makuru ngiye guteka uko mundebera hobera nzajya nkurebeye aho ntari nawe uhabi yego nuko urakoze wo kabyara we urankoreye we ngiye guhindura ingamba genda rwaye sinzi impamvu utari kubyumva urwaye iki se basi urwaye iki tugende kwa muganga nta kibazo tugenda haguruka ntabwo mbyizeye ariko mama njye ntabwo nshaka kujya kwa muganga ibintu birahindutse ahubwo wowe uhamagare diregiteri
muvugane ndabizi neza ko nawe wa mwana urananiye wa mwana we tugende kwa muganga bamenye icyo urwaye usubire ku ishuri. Ntabwo nagera kwa muganga kandi n'indwara ndwaye ntabyo tugende ndagutegera taxi voiture ariko tuzungerera mama ndi kuzungerera tugende ndakujyana nyine ariko mwana we kuki ugiye kunanira ndi kuzungerera kuko kubera ikibi byose biri kumbaho wambabariye wa mwana we niki mba ntakoze ubu mvuye ku kazi n'umunaniro niki mba ndi kugushakira ibizakubeshaho ariko ndebera ukuntu sinzi ukuntu uri kwitwara muri iyi minsi biranshisha mbona ibyo uzanzanira nzabiteruza yombi niki gituma utemera ko tujya kwa muganga. noneho uyu muceri waje uraryoshye kuri mama yanjye wewe se Briera umunsi ndamutekera n'agashuti ariko Briera ugiye icyo ni igiki wahishe okay ngagenda ubangu warwaye agakanzu se nta kibazo ngiye kuza nze nitunganya. ngiye guteka boya none se bimeze n'umwana twigana nyine yakoresheje sako numva muri nyine numva uvuga nyine meanings what umwana nyine tugana yakoresheje ikiraro yari yanumiye narenje kugusabira cyako mbona wanano warusha unsaba uruhushya se uko igihe cyo kugenda cyageze cyangwa wagombaga nimugoroba hanyuma se nimugoroba kuki utigeze ubimbwira cyangwa ngo ubimenyeshe isoko wari waryamye nari naryamye amakuru mashya rero ni uko utari bugeyo ugafate gahunda zawe ngo upange gahunda zawe ngo nurangiza ngo uhite umbwira ngo ndagiye uriyobora se hani isoni reka kajya no kwitwikira wibeshye ugira ahantu ujya niko mvuze kandi ndagiye maze ndebe icyo nkora amakuru umenya ko atamfashije sari mu by'amasahani ari koza aragiye. Vanessa mbona mubwire sema uriya mama bamuganira iki ko mbonye aje afite umunwa muremure gusa kambwira ngo yakubonye ku giti kuri kuganira n'abahungu ngeze niko ambwiye umva arakubeshya ngiye iyo mico ntabwo nyigira nawe urabizi ukuntu wandeze iyo mico ngiye ntabwo nayigira mwana konze ko nagutoje umuco konze ko uzagira umumaro konze ko uzankora ku murimo mubi uriya mudamu amakuru yakuye uriya mudamu abagira ngo aduteranye none se mbabarira ndagusabye reba uriya mwana we nawe ninjazwa nka nyina yego bose ninjazwa mwana kugenda akurikiza nyina ahubwo ushaka uriya mwana kugendaho na nyina ariko mfasha tubahine wihangane witware neza wiyigire wibonera akazi hata tuzariho neza ntituzitwe n'inzara urarura rugo rwabo urabona ko rufite inzara ariko twe ntabwo dufite nk'iyawe bafite n'umuntu ariko munini yego birinde ndakwinginze birinde ubajye kure kandi wifate nawe ibyo by'abahungu ugende gake nta kiza cy'abahungu iki gihe reka atazagira ugutura mu bishuko ukaba uratwara inda itateganyijwe ukaba ubyariye mu rugo nkaba ntangiye guseba ureba na so ufite ukuntu yitwara kuriya uramenye umwana wanjye Vanessa ndakwinginze sibyo ndakwinginze numva nibura ko wakwibuka ukabona akazi ejo hakaba heza sibyo tware neza ahubwo uriya mugore afite umunwa muremure aragira ngo aduteranye urugo rwabo rubayeho nk'abantu bahora batongana n'umukobwa we nuko agira umunwa none nawe bawukuzanye bariya nuriya mukobwa ntazi ukuntu ameze
abana adafite n'imiso nziza cyakubwira inyambaro aba afite ukuntu agenda atagira umurimo nawe mu rugo. Icyiza cyawe ndi kubona ari umwana wanjye, ndabona utangiye kugira isuku, ndabona wakoropye, ndabona wogeje ibintu ukomerezaho. Niho ibintu byose biva umwana akarinda agera aho agera no mu rwe akagira isuku akubaha n'umutware. Biva mu rugo biva kare. Mbabarira uko watangiye imirimo bikomereza aha, ugume ukora isuku yawe, ugumye utunganya ibyo mu rugo, bizarangira n'iwawe mu rugo rata wubashye uwiwe mugiye kuzarushingana mu gihe cyawe runaka. Ariko niwigira nk'abo mbona, niwitwara nk'abo ngubu mbona, bahora bagira imisatsi, bahora bitwara mu mapantaro n'ibiki, n'ukuri urihindutse waba uri umwana mwiza, bera byose byahara abantu bakabireka ukitwara neza. Ibyo bintu ngiye nitware neza, ngira imico myiza, uriya rugamo rw'uriya mugore, n'undi uriya mugore wazamuciye hano mw'urugo. Namutumye nta nubwo namuhamagaye, ahubwo byatewe n'ibyo yakubonyeho. Yaje kungira inama nk'umubyeyi kugira ngo ufatire hafi. Nawe urabyizera biriya bintu yakubwiye? Muri njyewe ndumva nabyizera kuko ntagendanye nawe. Buriya yambere aho ntari. Ariko niba byarabaye nabi bitanabaye, hindura ingamba. Ngiye guhindura imico nubwo nayigiraga imyinshi. Sinzi uriya mukobwa we nubwo tuzongera no kugendana. Mureke. Kuko nawe ninjajwe nka nyina. Burya inshuti mbi ikuvana ahantu wakombaga kwigeza. Ntabwo inshuti mbi yubaka. Nukubona nimugendanye abona ko umeze nkawe, gira aho uvugire naho ugera. Umwihorere ugende neza, bitware neza ku buryo n'ikigo cyagutangira ubuhamya, ku buryo n'abana mwigana nabo bavuga ngo runaka afite uko yitwara. Erega buri bigaragarira imbere mu nzu bigera no hanze. Barabuza mu isi bitwara neza. Ariko waruje hano, waruje kunteranya nawe nka nyoko sha. Namenye amakuru ko nyoko asigaye aza hano akanteranya. Aguteranya gute? Nyoko nasko mwese murinjajwa, mwese dore ko n'ukuntu uba uhagaze biragusa kurinjajwa nka nyoko. Ariko ubundi buri mu biki? Nyoko niyanjajwa bi ubu agiye kugenda naranye kuri mama ati yewe nawe urinjajwa cece, agiye kugenda neranye kuri mama ngo abasore n'ayandi magambo. Buriya nawe nibyo yaruje kujya kuvuga. Genda ubimubwire. Ntabwo ngenda urantegeka se. Nese se waruje hano, genda mujye kunteranya n'ubundi wowe nasko na nyoko. Niyo mpamvu muhora mutongana. Abahungu sinyoko se abahungu mama uri kumwe harangiye mba ndi kumwe nawe. Nyine nibyo yari ugiye kubwira mama n'ubundi nabwira ko nyine nta mpamvu we na nyoko murinjajwe. Reba ariko ubona n'ukuntu nyoka abasa, ubu mubona nyine ko asa nk'injajwa nk'uko nawe n'ubundi usa nk'injajwa. umva kuri aho uri kureba aho ngaho habaye ntabwo wambwira nyiraho. nyiraho ni njyewe. Bino muraje papansigi. Mbese ko muri ari heza, harimo n'uturayi twiza fureshi. Aha ngaha rwose dore amazire zirimo. Tuvugana nyine tuvugana. Ushaka amanga uragurisha cyangwa bagurisha? Aha haragurishwa. Ushaka amangahe? Ubundi muzamuhora ngo njyewe na mama ngo turi injajwa, ubundi mbere yo kutwita injajwa nuko birabasa rwose muranasa nk'injajwa no guhera hasi. Ahubwo nahe wanzanira wari uje kubona ubugambo bwira mama
wanjajwe we kusa nka nyoko n'ubundi mwese muri nta biriya bintu nyoko aba yisize ku muntu we saza byisiguwa nyine n'abapfu murinjajwa biriya bukuru bubujajwa mugenda nawe genda uba wirase mu gipangu humura natwe turakigira kari icyacu usa n'icyanyu wanjajwa nawe nyoka azatunga igipangu kimeze gutya ko gasa mutunzwe n'ubujajwa gusa twamaze bibariye he nyine agenda ntuzagaruke na hano Ndagiye babuje guteranya gusa njajwa mwese niwe ubujajwa bwanyu buturu garapfa gasa gusa gasa nawe sirande ubundi sirabona wasa nkanjye reba n'imyambarire uri kuba wambaye si ko mutunzwe n'ubujajwa reba ubwo bumina abahungu babagiye wese ko ufite ubutaka bumeze gutya mwese ko mutunzwe n'iminwa gusa ko kameze dutunzwe n'iminwa mbona rero muzagere nk'iki gipangu cyacu muzakigire reba ukuntu kashaje wajyanye wewe ukuntu wabirebye wambwira ugashima ndabona aha hantu 60 kuri 40 aha ndagumbi 200 siyafata umuntu papa yansigiye 200 buretse ntabwo ngupfobeje ndakongeraho senkana mbwira ahantu utamamo miliyoni ariko banza yemezi reba ahantu noneho urebye uziko urebye neza wabona ari 70 mwana aho uri kuvuga 30 70 none ni 70 gambwira amafaranga nkuhaye tugire vuba kwihuta n'umukobwa negereje miliyoni 7 je nabire miliyoni 7 7 aya miliyoni waba wifuje ariko banza n'ubugari bwabo sije zose do usanga nashyiramo inzira hajyamo n'utwa tuzitunzi ndagumbi 500 bwira gushyira kuri fone bwakiri kare yuzuze rwose 700 yuzuze sawabo menshi kabisa umva yuzuze pe ntabwo nanjye naba nkuhenze no ku muhanda ku muhanda ni nabyo byiza hari hepfo hashyira n'akantu wajya ucururizamo reka nkurebe ahantu rwose mbwira nomero zawe nomero wasize kuri kode nambwira shyiraho 4 8 shyiraho 7 cyo 345 nizo ngizo Bunyaneza Tienne wewe amafaranga agiye reka nza n'abafundi rero bakora ahantu ubwo bayi nyine ubwo nabo butaha tuzavuga ni byiza amakuru yo kwishura neza ni meza nese ko atacye nzi ko wiga bodingira ibintu uko bitarajye ndabona baratukuje n'imisatsi warayitukuje ati ibintu ngiye kukubwira ntuzabibwira mama umva ngiye mbwira ngiye ndi inshuti yawe urabizi ngiye mbwira ngewe yashatse kuva mu ishuri ariko mama ndabimubwira nkumva sabyumva kubera iki ushaka kuva mu ishuri se ko numva nawe utangiye kumvamo ntari nasoza kukubwira vuga urangize none kandi reka nkubwire Vane ndi kubona wanga ngiye nzakugirira ibanga wowe nyine ngiye nshaka kuva mu ishuri ariko nabibwiye mama numva arimo arabijurira kuko nyine naramubeshya hari ibintu byo ku kigo nagiye mubeshya kugira ngo numve ko yakemera ariko na n'ubu yaranze ariko nzabivamo none se uragira ngo bigende gute nese n'ubivamo wunguka iki muri nshaka kuva mu ishuri ukajya gukora iki nzakwereka icyo nzakora Mama Vane, uraho. Amakuru. Amakuru yawe. Amakuru ni meza. None wazanye bwa bushaka. Oya, ntabwo nzanye bushaka. Uriya mukobwa ndashaka kuzamukana. Ibintu abakora dore mu nabubonye hari aharwa. Hoya. Yarari haho umwana wanjye yisubiyeho. Umwana wanjye asigaye ari umwana muzima. Kandi yambara natumenye. Hoya. Tume ntabwo twerekana ko umuntu ari mubi. Yambara natumenye njyana afite washatse. nasanze aho berana yambaye tumenye. Ndikira umwana wa mugwenda kuyamye. Tibe, oya, ndikira umwana. Ndikira umwana. Hoya.
vanessa wanjye ndetse wabaye indaya ndetse wabaye indaya ko kubwira umwana wanjye agize impinduka